ese ababyeyi bo ni shyashya? Yego amata agira gitereka kandi isuku igira isoko. Inyana ni ya mweru, like son like father. Ntawe udakunda umwana nk'ishema ry'umuryango. Umwana w'imico myiza wuje indangagaciro nyinshi, kumwirata bitera ababyeyi neza. Nka kwa kundi ngo kwibyara bitera ababyeyi neza. Mu muco wa kera cyane, umwana uzi ubwenge yitwaga uwase, naho uwo byacanze akitwa uwa nyina. Uyu munsi waba mama cyangwa papa w'umwana, urasabwa kumenya uruhare rwawe mu burere bw'umwana wawe. Ejo mutitana ba mwana kandi mutari ba mwana. Ndabasuhuje cyane, iyi niba wiga TV. Muraganira na mwarimu Isaac. Nkunda cyane iyo tuganira tukungurana. Ntiwibuze gukora subscribe dukomeze twaguruye umuyoboro twunguraniraho. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro gikomeye cyane, mu ngingo ikomeye itoroshye, cyane cyane ku muryango nyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Ni gute twafasha abana kutabibirara? Umwana w'ikirara arabangama, aravuna, asunika abantu bose akumva babuze icyerekezo n'umwifato, bitewe n'uko uburyo agaragara n'uburyo yitwara, usanga bishisha abandi ndetse n'abandi bakamwishisha. Ababyeyi benshi batangazwa nuko umwana wari mwiza akiri muto ashobora kugenda ahinduka akajya mu biganiro bibi, amarangamutima mabi, ugasanga yigize ibandi cyangwa icyomanzi, cyangwa akagaragaza ibindi bikorwa byo kwiyandarika. Ariko se koko umwana yabavuka ari mubi? Igisubizo ni oya. Ahubwo umwana akurana ibyo abona, ibyo yumva ndetse n'ibyo ahabwa. Uyu munsi reka tuvuge ku bintu bikeya bishobora gutera abana kubibirara, ndetse n'uburyo 10 umwana ashobora gufashwamo agakurana indangagaciro ndetse zifatika, n'inkuru zimwe zigenda zibisobanura ku buryo ibintu byose bishoboka. Iki kiganiro ni cyiza, kiraryoshye kandi kirubaka. Ndakwinginze ntucikwe. Ubundi iyo tuvuga ikirara tuba dushaka kuvuga umwana udakurikiza indangagaciro, wa mwana uhunga inama, wa wundi ukora iby'uburara cyangwa akagaragaza imyitwarire idahwitse. Iyo adakurikiranwe mu burere bwe, ni ibingibi agaragaza tuvuze. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umwana agaragaza uburara, ababyeyi bacyumve kandi bakiteho. Hari ukubura igihe cy'ababyeyi bakakiburira umwana. Abana benshi bo mu mudugudu cyangwa mu miji ndetse no mu ngo zigiye zitandukanye bakura barabuze ababyeyi babaganiriza. Ugasanga abana bafite urukumbuzi rwo kubura ababyeyi kandi wenda babana mu muryango umwe, ariko kubera kwihugiraho ugasanga umwana yabuze umubyeyi akajya mukumbura kandi babana. Ababyeyi wibuke bari mu buzima butoroshye bwo gushakisha. Hari abandi usanga mu butumwa bwa WhatsApp n'igihe atashye, ugasanga neza umubyeyi ntabwo afitiye umwanya, nta mwanya afitiye umwana, ku buryo umwana mwicaye iruhande ashobora gutekereza niba umubyeyi yaramudanurode ndetse cyane niba yaramubyaye. Abandi hari usanga mu makimbirane ahoraho adashira, umwana agasigaraho kugira ngo yigire ku babyeyi akaba yakwigira ku bandi bo mu yindi miryango. Iki ni ikibazo kandi gikomeye. Muri make umwanya umubyeyi yaburiye umwana uhinduka ikibazo, ariko noneho n'amakimbirane yo mu muryango ugasanga ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari inshuti mbi no kugwa mu muryango mubi. Umwana akisanga mu muryango mubi ugoye, cyane cyane wibuke ko abana bari mu myaka hagati y'10 na 17 niba abana twita ba adolescent n'abadolescente bari mu gihe cya adolescence. Aba rero iyo agize inshuti mbi ziramukurura cyane, kandi ibyo zimushoyemo biragorana yuko umubyeyi yazabisibanganya mu mwana. Muri iki gihe umwana yihuta gufata ibya bagenzi be bamwigisha. Niba aguye mu gaco k'abanywa itabi, abifata cyane nk'umuco kuruta ibyo ababyeyi bamushyizemo. Ariyo mpamvu muri iyi myaka hagati y'imyaka 10 na 17 umubyeyi akwiye gukurikiranira hafi akamenya ni bande bagendana n'umwana we, ibyo bamutoza ni ibiki, kugira ngo amenye kuko niba abo bantu bagendana bafite indangagaciro zikwiye. Hari internet itagenzuwe muri iki gihe, mubona yuko ikoranabuhanga rigenda rikataza.
ku buryo umwana w'imyaka 12 n'itatu kugera kuri 17 kuba yatunga smartphone ushobora kubona ari ibintu bisanzwe, cyane cyane ko mu miryango usanga zihari kandi abana bakazikoresha mu buryo ubona bworoshye. Umwana agahora kuri YouTube, akajya kuri TikTok Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aha ashobora kugwa ku mapaje y'urukozasoni, ugasanga ibintu byaramuyobeye, cyangwa se ugasanga ibintu byaramutwaye, rimwe na rimwe ugasanga nta nigaruriro. Hari imico y'abanyamahanga, imyambarire, uburyo bitwara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibi byose biba bisabwa kugenzurwa, kubera ko uyu mwana abifata mu minota mikeya cyane, kandi kugira ngo azabyikuremo bikaba byatwara ikinyejana cyangwa ntibinashoboke. Ababyeyi barasabwa kugenzura kugira ngo imikoreshereze ya internet ku bana bababe hafi, babahitiremo amapaje bareba n'ibyo bareba, kuko iyo bitagenzuwe umwana bimugiraho ingaruka kandi bikamutwara ingamira. Hari imibanire mibi mu rugo, ingo zihora zivuga mu induru, zitabanye neza, zifite ababyeyi b'abasinzi bahora bataha barwana batera sakwe. Hari n'ababyeyi usanga bahorana uburakari bwinshi. Ibi byose bishobora gutera umwana guhungabana, ku buryo umwana ashobora gukura nabi, agakurana ubwihebe. Ibi byose rero bikaba byagira ingaruka kuri uyu mwana. Hari ukubura discipline mu rugo, ugasanga nta mategeko mu rugo ahari, umwana ahubwo atazi icyemewe n'ikibujijwe, ugasanga mu rugo nta oya. Umwana akaba yakwirirwa mu gasozi atikandagira, akumva n'uburenganzira bwe, kandi ibingibi ntabwo ari byiza ku mwana, kuko umwana nyamwana numenya ngo uru rugendo ruremewe, aho nemere no kuva hano nkagarukira hano, iki kiremewe, iki ngiki ntabwo cyemewe. Iyo ari ukwishyira akizana, umwana abyiruka gutya kumva yuko ari yizimiza ikicyura, kandi ibyo ngibyo ntabwo byamugira umugabo nyamugabo, ntabwo byamugira umwana ukenewe, wa mwana warezwe, wa mwana ufite igaruriro. Gutangira rero uburere hakiri kare cyane bifasha umwana cyane, kuko umwana iyo atangiye kurerwa hakiri kare ashyirwamo za ndangagaciro akiri muto, kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Yego, menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Hari amasomo menshi n'imigani nyarwanda igenda isobanura uburyo umwana akwiye gutozwa hakiri kare. Hari n'abavuga ngo nta ugorora, ngo niba ari nta kugorora inkokora z'ikijumba, hafi aho ngaho sinzi ko babivuga. Rero kubera ko ntawe hano wahanutse, turasabwa guhana abakiri bato, tukarera umwana akiri muto, tukamutoza za ndangagaciro, kandi ibyo bisaba umwanya no kubikurikirana. Umwanya w'ababyeyi rero muri iyi minsi ukomeza kuba ingumi, kubera uyenda kwihugiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo gihe usanga ari ikibazo kandi gikomeye. Hanyuma ariko hakazana wa mwanya wo gutega abana amatwi. Umwana ukamutega amatwi, ukumva ibyo akunda, ukumva ibimubabaza. Ibyo nabyo bimugirira umumaro, kubera yuko iyo utamuhaye umwanya, hari igihe umwanya azawuhabwa n'undi, kandi undi wazamwumva, kandi hari igihe bizaba bibi niyumvwa n'undi. Umubyeyi akwiye gushyiraho imbibi zigaragara. Umwana akamenya igihe cyo kuruhuka ni ikihe, ese igihe cyo kujya kuri internet ni ikihe, inshuti yemerewe kugendana nazo ni izihe. Hari amahame agenga umuryango, umwana akwiye kuyamenya, akamenya ko mu muryango we badashobora kwemera ko yuko yatumiza nk'umwana wambaye gutya cyangwa se witwara gutya cyangwa se kumusura. Ibyo ngibyo umwana akaba abizi. Umwana akaba azi neza yuko hari umuryango atajyamo bitewe nuko hari abana yenda batitwara neza. Akaba azi inshuti z'uko zigomba kuba indangagaciro ziziranga. Iyo rero hatabayeho imbibi, nibwo usanga umwana agiye agakoyora bino na biriya. Ariyo mpamvu usanga ababyeyi benshi bazi icyo kurera bivuze, adapfa kwemerera ko umwana we akora urugendo rwo ari rwo rwose atabanje kugenzura ngo amenye niba urwo rugendo rushobora kuba urw'umugisha. Hari urukundo rugaragara, rutavugirwa mu magambo. Urukundo ababyeyi bakunda abana ntabwo rukwiye kuba urukundo rwo mu magambo gusa, ahubwo rukwiye kuva mu magambo rukajya mu bikorwa, kuko n'ubundi buryo urukundo ntabwo ari amagambo, ahubwo urukundo ni ibikorwa. Dukwiye rero kuba tugaragariza abana bacu urukundo mu buryo bugaragara. Umwana burya muri kamere ye akunda kuvugishwa neza,
bw'uyu mwana ngo ndagukunda ariko atarigera abona umuvugisha neza, abigusomamo akabona yuko utamukunda. Umwana akwiye kwerekwa yuko afite agaciro, ntago nubwo yaba akora utuntu dutoya turi ku rwego rwe, ntago akwiye kuba warabwirwa yuko ntacyo ashoboye, ntacyo azamara, ahubwo uko byamera kose akwiye gushyirwamo icyizere cy'uko afite agaciro, kandi burya biramwubaka. Umwana iyo azi rero ko yitabwaho, akaba azi yuko akundwa n'abo mu rugo, ntabwo umwana yajya gushakira urukundo mu mihanda. Ariko iyo amaze kubona yuko mu rugo papa ntamwitayeho, abavandimwe ntibamwitayeho, mama ntamufitiye umwanya, ahita yumva hari abandi bashobora kumuha umwanya bakamuha n'akagaciro abo mu rugo bamwimye, kandi iyo agezeyo bishobora kuba bibi kubera yuko abasanze ntacyo bamufasha kidasanzwe umubyeyi atamufashije. Ubwo rero turasabwa kwegera abana. Umubyeyi akwiye kumenya inshuti z'umwana we, ibyo akurikirana kuri internet byose akabimenya. Birakwiye ko umenyesha umwana wawe ko internet atari umwanzi we, ariko uko byamera kose nubwo internet atari umwanzi w'umwana wawe, ukwiye kuyigenzura, kuko iyo utayigenzuye umwana ibyo yajyamo yahuriraho nabyo, kuko agifungura internet hari bita byisuka, umwana rero biramukurura, kandi iyo bimukuriye bishobora kuba atari n'ibintu bimwubaka, ahubwo ari bimuyobya kandi bikazamugiraho ingaruka vuba cyangwa kera. Ibyo rero umubyeyi agomba kubimenya, akamenya n'amagrupu y'umwana bamukuriye ku ma WhatsApp, ku mbuga nkoranyambaga. Ese ya magrupe aganira ku biki, ashishikazwa n'iki? Ibyo byose umubyeyi atabigizemo uruhare, umwana ashobora kuyobagurika. Ikindi buriya ababyeyi bakwiye kwitaho, nuko umubyeyi akwiye gufasha umwana gutuma ashira impungenge. Umwana amaze kubona ko ameze neza mu rugo, iyo ababyeyi bamwumva, ntago uyu mwana yabura kwirekura ngo abwire ababyeyi ibibazo bye, kabone nubwo yaba yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Iyo yafungutse rero akakubwira nk'umubyeyi, icyo gihe biragufasha. Niba hari n'uwamuhohoteye, icyo gihe ufatira hafi, kubera ko yabonye yuko umutega amatwi, umuha umwanya. Iyo rero umwana atakwibonamo nk'umubyeyi ngo akwibonemo akubwire, bizaba ikibazo, kubera yuko no mu gihe yabayeho n'ikibazo azatinya kubikubwira. Ukwiye kumwumva utabogamye, hanyuma ibyo biramufasha kubera ko biramwubaka kandi bikamufasha kumva aruhutse, akakwibonamo nk'umubyeyi we. Hari ikindi cyo kumufasha gushyigikira indangagaciro zo kurinda imibereho ye. Dukwiye kumwigisha kutareka umubiri we ngo ukoreshwe nabi, ahubwo umwana tukamwigisha ko umubiri we ari impano y'Imana, kandi akwiye kuwukoresha neza, akawurinda ubusinzi, akawurinda ibishuko, akawurinda kwishora mu bagabo cyangwa se mu bakobwa batamubereye. Abana bakwiye kugira abo bagendana kandi bari ku rwego rwabo, ahubwo ntiyifatanye n'abantu badahuje. Niba umwana wawe waramutoje indangagaciro zo kutanywa ibiyobyabwenge, zo kutambara nabi, kuba ari wamubonana ari kugirana urukurano n'umuntu w'umusinzi cyangwa umeze nk'umusazi, ntabwo ukwiye kuba ubirebera, kubera yuko umwana burya ni uw'agaciro, kandi indangagaciro wamutoje zikwiye kurindwa, kuko nutazimufasha kuzirinda, imyaka barimo iba ari imyaka ishukika, abasha no kuzihindura mu buryo butunguranye, kandi nawe byakubabaza nk'umubyeyi. Hari ikindi gikenewe cy'umubano hagati y'ababyeyi, burya nawe ukwiye kurindwa, kubera yuko nabyo burya biramufasha, kuko uburyo umwana akura yiganya ababyeyi. Niba ababyeyi b'urugo barangwa n'amakimbirane adacika, ugasanga mu muryango baratukana, bahorana umwuka mubi, buryo umwana bari kumwe nabo ayo mashusho ahora amugarukamo, kandi ashobora kutazamuvamo byiteka. Ari nayo mpamvu burya mu muryango papa mama bakwiye guhora barebana akana ko mu jisho, cyane cyane bibaye byiza bikabiteka, ariko by'umwihariko igihe
igihe bari hafi y'abana ntabwo bakwiye kubabona barakaranywe, ntabwo bakwiye kubabona basimbukana ku mpamvu iyo ari yo yose, kuko burya ibitaryoshye hari aho bicocerwa, ariko imbere y'abana kirazira kikaziririzwa. Nibura amashusho akwiye gusigara mu mitwe y'abana ni ya mashusho y'akamwenyu hagati y'ababyeyi, bakabyitoza, kuko nyine mu rwego nta mubyeyi udakunda umwana, niyo mpamvu aba yumva yaraga umwana we ibyiza, yamuraga umutuzo, yamuraga amahoro, yamuraga urukundo, yamuraga ubwubahane. Ibyo rero akwiye kuba yarabikubonyemo. Niba atarabikubonyemo, uri umugabo cyangwa se uri umubyeyi, nta handi azabikura, kubera yuko burya uburere bwa mbere umwana bukura mu muryango. Niba ari bishoboka rero, ababyeyi baba bakwiye kugarura ituze mu rugo ku neza y'abana babo. Bakwiye rero kuba bakwicara bakaganira nk'ababyeyi, ku buryo abana nibabareba kuko babona ari ababyeyi bababereye. Ikintu cya nyuma aricyo cya 10, dukwiye nk'ababyeyi kujya dusengera abana, tukabatoza umuco wo kwiyoroshya, kandi tukabatoza umuco w'uburere, uko babona ibintu byinshi, uko bakora byinshi mu buryo butandukanye, ariko gusengera umwana ni iby'agaciro cyane. Abana tukabigisha kubaha Imana. Abana bakwiye gukura bazi yuko Imana ari umuremyi wabo, kuko nubwo ababyeyi bataba bakunda gusenga ndetse ngo babihe agaciro, ariko uko byamera kose nta mubyeyi utanezezwa nuko umwana yahisemo indangagaciro za Gikristo. Umwana akaba akunda kuba mu materaniro y'abasenga, umwana agakunda kugendana n'amatsinda y'abana bakunda gusenga. Nta mubyeyi bitanezeza, kabonewe nubwo byaba byaramunaniye. Ariko ubonye umwana akiri muto, ukabona ari gukunda bana badakunda indangagaciro nziza, badakunda kuba ahavugirwa amagambo y'ubwenge, umubyeyi nawe akenshi amabere yikora tonsa, kabonewe nubwo byaba bitamurimo. Ariko uyu mwana ubona yarahisemo neza, nawe birakunezeza nk'umubyeyi. Ubwo rero biba byiza kurutaho iyo n'umubyeyi abigiramo uruhare, akibuka gusengera umwana, kubera yuko umwana biramwubaka, kandi n'umubyeyi nawe akumva afite ituze. Hari umwana witwaga Claudie, yakundaga kujya mu nzira mbi ahantu yari atuye, kubera ko umubyeyi we ababyeyi bahoraga mu kazi bahugiranye cyane. Umwana yaje kunguka izindi nshuti, zimwigisha kunywa inzoga, zimwigisha kunywa itabi. Umwana nawe aragenda yigira mu businzi, ariko ababyeyi baza kwicara babona yuko umwana wabo azagira habi. Nyuma bafata umwanzuro wo kujya baha umwanya umwana wabo, buri munsi bagataha kare bakagira umwanya wo kuganira n'umwana. Noneho umwana Claudie yaje kubona yuko ababyeyi bamwitayeho, yaje guhinduka, kuko yabonye ababyeyi bamwitayeho bamuha umwanya, nawe yaje guhinduka kandi aba umwana mwiza, noneho imikorere irahinduka. Ibi ni igisobanuro cy'uko abana iyo bahawe umwanya, bishoboka cyane yuko bahindukira bakava mu nzira mbi bari barimo, ahubwo bakagana inzira nziza, kuko burya abana bakunda kubona bari kumwe n'abantu bakuru. Ubwo rero inshuti zacu babyeyi, niba dushaka aheza hejo, dukwiye gutangira hakiri kare tukita ku bana bacu, tukabarera kandi tukabarerana ubupfura, kugira ngo tubatoze indangagaciro zikwiye abantu nyabantu bakenewe na sosiyete y'abantu, kandi bakazayubaka mu buryo bwuzuye. Murakoze cyane rero kudukurikira. Mushobora kuba mwakunze iki kiganiro, niba mwagikunze nimwibuze gukora subscribe, mukore like, mutange comment mu rwego rwo gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo. Ikiganiro nk'ibi nakagaruka, turabakunda cyane, tukunda ko mutwitaho mukadukurikira. Mukomeze mudukunde, muduhe ibitekerezo, tukomeze twubaka uyu muyoboro twunguranira. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, naho ubutaha.